waje muri Amerika cyangwa muri Canada gushaka ubuzima bwiza, ariko se waba uzi ko ushobora no kubaka ubukire buzaramba mu muryango wawe? Warren Buffett ati don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ntukwizigama yasigaye umaze gusohora amafaranga, isohora yasigaye umaze kwizigama. Family Bank cyangwa Indexed Universal Life niho hantu buhizeweho kwizigama amafaranga yawe wakoreye. Ni uburyo butuma amafaranga yawe agenda yiyongera uko imyaka ishira, kandi ushobora kuyabona igihe cyose uyakeneye. Iyi gahunda si ejo hazaza gusa, ni gahunda iguha amahirwe yo gukuba amafaranga yawe ukiwe. Iyo upfuye umuryango wawe ubona amafaranga yawe vuba, nta misoro nta n'imanza. Iyo urwaye bikomeye nka kanseri, stroke cyangwa umutima, iyi gahunda iguha amafaranga yo kwivuza ukiyakeneye. Robert Kiyosaki ati it's not about how much money you make, it's about how much money you keep, how hard it works for you and how many generations you keep it for. Ntabwo ari nangahe winjiza, ni nangahe wizigama, agukorera bingana iki kandi n'ibisekuru bingahe uri kuyabikira. Iyi gahunda si yawe gusa rero, ni n'iy'abana bawe ukunda. Ushobora kubateganyiriza none maze ejo bakazaba abamiliyoneri. Iyi si assurance gusa, ni banki yawe bwite mu muryango, ni umutekano wawe, ni ubwigenge bwawe. Ku bindi bisobanuro wakwandikira umujyanama mu by'ubukungu akagusobanurira kuri WhatsApp ariyo guteranya 1-250-60-52-17 cyangwa kuri email ariyo niyomugabo b25@gmail.com. Nawe tangira none wubake the family bank yawe, ubukungu bw'ibisekuru buhera none. Ati ese amashusho y'urukozasoni kuyareba bigabanya ubwonko koko? Mbo ntabwo ari amashusho y'urukozasoni gusa, nuko wenda ari cyo kintu wabajijeho, ariko ni ibintu byose bibata umuntu. Hari uduce tw'ubwonko tugabanuka mu ngano kubera kubatwa n'ibintu ibyo ari byo byose. N'amashusho y'urukozasoni rero kubera ko abata abantu, nayo koko ashobora kugira izo ngaruka. Nibyo byitwa ko wabaswe nayo ryari. Niba ushobora kuyareba inshuro zirenze 2 mu cyumweru kandi bikakubaho mu mezi 3 yikurikiranya, burya uba wamaze kuba imbata yayo. Ni kimwe n'ibindi bintu byose bibata abantu. Iyo ubikora kenshi gashoboka mu cyumweru ukamara amezi 3 no kubireka byarakunaniye kandi umutima uhora ukubwira uti wabiretse, biba byaramaze kuba ububata. Aho internet yaziye byo yahise nabyoroshya, abantu babaswe no kureba ayo mashusho kubera ko kubona internet biroroshye. Abantu batunze ibikoresho by'ikoranabuhanga, isi nayo irashaka abantu barangaye. Ahantu rero warangariza abantu mu buryo bworoshye ni mu mashusho y'urukozasoni, kubera ko nk'urutonde ngarukamwaka rw'imbuga za internet zisurwa cyane mu isi rugaragaza ko imbuga zerekana amashusho y'urukozasoni ziza mu myanya 10 ya mbere mu isi mu zirebwa cyane, nyuma ya Google, nyuma ya YouTube, nyuma ya Facebook, wenda ukajya no kuri iriya ya Baidu y'Abashinwa, ariko na Wikipedia wayibara ahita hazaho imbuga z'amashusho y'urukozasoni. Tekereza ko nko muri Afurika no mu Rwanda by'umwihariko, u Rwanda rwo ruza ku mwanya 29 muri Afurika mu kugira abantu benshi bareba izo mbuga. Abenshi rero ngo bazireba cyane ku cyumweru, nibwo zirebwa cyane. Mu mbuga za internet 50 zisurwa cyane mu Rwanda, 2 muri zo ni izayo mashusho. Ngo tuvuze mu Rwanda, twanze kuvuga Afurika yose muri rusange. Muri make amashusho y'urukozasoni koko yihari igice kinini cy'ibintu birebwa kuri screen z'abantu. 70% by'amashusho ari kuri screen z'abantu ni urukozasoni. Ntabwo rero kubatwa nayo ari ibintu byiza, kubera ko iyo wabaye imbata yabyo akenshi bikora ku bice by'ubwonko bikaba byanagabanuka mu ngano. Ariko nta nubwo ari amashusho y'urukozasoni gusa, ikintu cyose kikubata kigabanya ingano y'ibice bishinzwe iby'amarangamutima mu bwonko. Ubwonko bwabaye imbata bwangirika ku kigereranyo cya 40% cyane rwose. Hari ibice bitatu rero bigabanuka mu ngano, ni ibice bishinzwe ibijyanye n'amarangamutima. Harimo icyitwa amygdala, harimo icyitwa striatum, harimo icyitwa dorsal cingulate. Ni uduce tw'ubwonko turimo dushinzwe kwakira no kubika ubumenyi mu bwonko, kugenzura imyitwarire. Turangirika rero tukagabanyuka mu ngano yato.
ibi rero bigira ingaruka no mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo ari ukugabanya ubwonko bwose muri rusange, ariko urumva utwo duce iyo twagabanutse mu ngano ubwonko nyine burahungabana. Iyo utu duce rero twangiritse habaho kugira imyitwarire idasanzwe, guhorana umunabi, guhorana ubwoba utazi ahantu buturutse, kwiheba, hari abagira agahinda gakabije, kutabasha gutuza, kutabasha kugira ibitekerezo bituma ugira ibintu bishya urema mu buzima bwa buri munsi. Ugasanga ahora ufite inzozi, nzagera kuri ibi, nzagera kuri ibi, ariko kubera ko tuno duce twangiritse, kubasha gushyira mu bikorwa ugira ibintu remaremya, guhanga udushya birabura. N'akazi rimwe na rimwe kakakunanira, ukajya mu kazi bakaba bari bakuzi yuko uri umuntu ugerageza mu guhanga udushya mu kazi, ariko bikanga. Noneho nk'iyo urebeye mu byuma byabugenewe ukareba ubwonko bw'umuntu wabaswe n'ibintu bitandukanye, tureke n'amashusho y'urukozasoni, umuntu wese ufite ikintu cyamubase gishamikiye mu byangiza cyangwa se mu biyayura umutwe, uhita ubona uburyo igice cyitwa cortex prefrontal cyo mu bwonko kiba cyarangiritse, cyaranyunyutse mu ngano. Banza ari nayo mpamvu baheraho bavuga ko ubwonko bw'umuntu bugabanuka. Tekereza ko kino gice kirangirika ku rwego rw'umunywi wa kokayine. Kubera ko umunywi wa kokayine kino gice kiragabanuka cyane. Umuntu rero wabaswe n'ibindi bintu birimo n'urwo rukozasoni, iki gice kiranyunyuka. Iyo cyangiritse rero hakurikiraho ibibazo bitandukanye birimo na biriya navugaga haruguru: kubura intumbero, kutita ku bintu, kwicira urubanza, kutigenzura, kugira umujagararo mu mitekerereze, kwibagirwa vuba vuba, mudu yawe nyine izamo akajagari, ugahorana agahinda utazi ahantu katurutse, ubwoba, umushiha, kumva utuzuye mu marangamutima, muri make roho yawe ibihora igukomanga. Harimo n'abantu bita binasunikiraho kuba imbata y'ibindi biyobyabwenge bitandukanye. Ugasanga byatangiye ari amashusho y'urukozasoni yakubase, ariko kubera ko umutima uhora ugucira urubanza kubera ipfunwe, bigahita binagusunikira gukunda inzoga, gukunda itabi, ibiyobyabwenge bitandukanye ugamije kwisinziriza. Kubera ako gatima gahora kagukomanga gatuma ushaka kwisinziriza. Ahantu rero ushobora gusinzirira mu buryo bworoshye ni mu nzoga no mu bindi bintu ushobora kubona mu buryo bukoroheye, bituma wirengagiza ubuzima bwa kamere. Ikindi, utakaza imbaraga kamere, bikanakumanura mu bijyanye na frequency z'amarangamutima. Frequency z'amarangamutima se nimuzizi? Twarazize frequency z'amarangamutima. Hari abantu baba bakorera kuri frequency zo hasi, vibrations zo hasi. Vibrations ya nyuma yo hasi mu marangamutima ni vibration y'ipfunwe. Ipfunwe rero riragutera cyane. Iyo rero ipfunwe ryaguteye uba uri mu marangamutima yo hasi cyane. Amarangamutima twarayabonye akorera kuri frequency zitandukanye. Kumurikirwa ni hejuru ya 700, frequency iri hejuru ya 700. Amahoro ni frequency ziri muri 600. Kuba ufite amahoro utuje, ntabwo izo wazigeraho rero uri umuntu uhora n'ipfunwe. Kugira ibyishimo ni muri 500, izo ni frequency. Kugira urukundo nayo ni muri 500 aho hafi. Gushyira mu gaciro ni muri 400. Kwiyakira ni muri 300, izo ni frequency z'amarangamutima. Kugira ishyaka ni muri 200. Kwizereramo ni mu 150 gutyo. Noneho munsi y'150 niho umuntu wabaswe n'ibintu runaka atangira gukorera. Umujinya, umuntu nk'uyu agira umujinya. Umujinya uri munsi y'150. Kwifuza, kugira ibyifuzo biyobowe n'irari ridasanzwe, biri mu 120, nibwo ni frequency zo hasi. Ubwoba, guhorana ubwoba, biri mu 100. Kugira intimba biri munsi y'100, ubwo ni nko muri za 70 gutyo. Kwishinja icyaha, guhora wumva umutima ugushinja ibyaha, biri muri 30. Hari abantu rero umutima wawe ukorera kuri izo frequency zo hasi cyane. Niba uhorana umujinya, ubwoba, intimba, guhora wishinja icyaha, ipfunwe rero riri muri 20, ni munsi uba uri hafi kugera muri 0. Muri 0 rero abenshi bariyahura. Abenshi buriya umuntu ugiye kwiyahura aba ageze muri 0, muri za frequency z'amarangamutima. Uwiyakiriye uhebeye urwaje ubwo aba ari nko mu 10 hafi aho. Uri mu ipfunwe rero we aba ari muri 20. Uri kumva ukuntu frequency z'amarangamutima ari mbi cyane cyane zino zo hasi nyine, birumvikana. Rero iyo ukunda kubatwa n'ibintu runaka, usanga ubuzima bwawe bwikaragira muri ayo marangamutima yo hasi gusa. Ubwoba, umujinya, kwifuza, intimba, kwishinja icyaha, ipfunwe. Gusa uwo muntu aba ategereje iki? Ni uburwayi bwo mu mutwe.
iyo atarwaye indwara zo mu mutwe ashobora kugira ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa akagira agahinda gakabije. Kubatwa rero n'amashusho y'urukozasoni uheranwa n'izo frequences zo hasi. Kubera iki wahera hasi rero? Hasi rwose ni ukuba ikuzimu. Bajya bavuga ngo habaho ijuru rito, niba hari ukuzimu guto kubaho ni uguhora muri ayo marangamutima yo hasi. Ikindi burya amashusho y'urukozasoni ni baringa, ni ibintu by'abaringa, ni ibinyoma. Abantu bayakora baba bashaka kuyereka abantu nk'aho ari ukuri, ariko mu by'ukuri ni baringa. Berekana ibintu nk'aho ari ukuri ariko ni baringa. Abantu benshi bazifatiraho urugero, ni ibinyoma bigamije ubucuruzi n'amakabyankuru agamije gucuruza. Ni nk'uko muri filime bashyiramo amakabyankuru, barabikabiriza bagamije ubucuruzi. Bariya abakinnyi ba filime z'urukozasoni baba bagamije amafaranga. Abenshi babikora banahawe ibiyobyabwenge. Hari n'abamara gukina izo filime bikarangira barwaye indwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije, abandi baranasara. Hari abagiye basara bagatanga ubuhamya nyuma yo kuzivamo, abandi bakaniyahura. Ibyo bakora byose babikoreshwa n'ifaranga. Ni imikino rwose baba bari gukina bagamije ifaranga. Hari abo bagiye batanga ubuhamya, nk'igitabo nigeze nsoma cy'umugore wigeze kuba umwe mu bakina zino filime ariko atanga ubuhamya muri icyo gitabo. Ni igitabo yanditse nyuma yabyo, urumva yarivuje arakira, amaze gukira icyo gikomere yakuyemo yandika igitabo. Avuga ko abantu bazikina nyuma yo kuzivamo ahinduka nk'inyamaswa, uvuga nta bumuntu aba akifitemo. Agera ubwo aba atagishishikajwe n'ibintu bisanzwe bishishikaza abandi bantu mu bijyanye n'amarangamutima. Iyo bigeze mu marangamutima, ibintu bishobora kugushishikaza burya ni ibintu bikora ku marangamutima yawe bya hafi. Urugero nk'umuryango wawe, ababyeyi bawe, abana bawe, abavandimwe. Ugera ubwo wumva aricyo kintu uba ukorera. Uzanareba ibintu byinshi ukorera ubu bikorera abantu bawe ba hafi, b'abantu ukunda, babandi basobanuye byose mu buzima bwawe. Uwo ni umuntu utekereza cyane mu marangamutima. Noneho utekereza ko umuntu ukina zino filime agera ubwo ayo marangamutima y'abantu be ba hafi atakara, agahinduka nk'inyamaswa. Umuntu rero utakigirira amarangamutima wo mu muryango we, uri kumva ubwonko bwe ahantu buba bukorera biba byararenze. Tugira ibice bitatu by'ubwonko. Hari icyitwa neocortex, ibyo bita human brain, ni ugutekereza nk'umuntu. Gutekereza nk'umuntu ahantu uba utandukanye n'inyamabere ni uko utekereza ushyira mu gaciro, uba ufite ubwenge nyine. Uwo muntu rero aba yararenze gutekereza nk'umuntu ariko ajya hasi. Ni ukuvuga udatekereza nk'umuntu ugera ubwo utekereza nk'inyamabere zose. Gutekereza nk'inyamabere bira bya mammalian brain. Ni ugutekereza ariko bishingiye cyane ku marangamutima gusa. Ni uvuga ibintu byinshi ubu bibarira mu marangamutima gusa. None utekereza ko uyu muntu we ava muri neocortex akanava muri mammalian brain akagera ku rwego atekerereza muri reptilian brain. Ni ugutekereza nk'igikururanda. Igikururanda rero nta marangamutima kigira, ntabwo igikururanda gishobora kugira amarangamutima. Niyo mpamvu bavuga ko umuntu uzikina agera ku rwego atekereza nk'izi nyamaswa z'ibikururanda. Umuntu utekereza nk'igikururanda, igikururanda rero gitekereza gute? Igikururanda kiraturaga kikigendera. Ntukibwire ngo ibyana ngo bizabaho biti. Reka. Inzoka iraturaga ikigendera. Hari n'ibitera amagi bigategereza ko ingabo ngo izaza ngo kuminjiraho intanga hakazavuka ibyana bikirwariza. Ibyo no gutekereza nk'igikururanda. Uvuga nta marangamutima namba uba ufite. Nta kintu umuryango rero uba ukubwiye. Ababyeyi se bakubwiye iki? Abana bakubwiye iki? Kubera ko wagezaho utekereza nk'igikururanda. Abantu rero benshi kubera ibikomere bakura muri iyi mikino agera ku rwego atekereza nk'igikururanda. Urumva se ari ibintu by'i Rwanda? Ntabwo ari ibintu by'i Rwanda. Ni baringa rero. Ni baringa, ni ibintu by'amakabyankuru, ni ibintu byangiza umubano w'abantu. N'abashakanye benshi bashobora gutandukana bapfuye gusa kubatwa n'ayo mashusho. Ugasanga byaramubase, nta kibaho ubuzima bwa kamere. Bituma abantu batabaho ubuzima bwa kamere, kandi burya iyo hatariho ubuzima bwa kamere nawe urumva ikibaho. None ikindi kintu gitangaje, birabata ku buryo mu bantu 100 bagerageza kureka kureba ayo mashusho.
20% nibo babishobora bonyine. Ni ukuvuga 80% ntabwo babishobora, ntabwo bashobora kubivamo ngo bishoboke. Ese urajya kwishyira muri ibyo bintu kubera iki? Niba utarabatwa nabyo wabihagaritse, wabiretse. Ubwonko nyine kuko buranyunyuka kandi noneho iyo ubiretse umubiri wawe urongera ukagaruka mu buryo bwa kamere. Hagati y'umunsi wa mbere n'uwa kabiri ubiretse, uretse kubatwa n'ibyo bintu, mudu yawe irahinduka, wiyumva neza, akazi ukagakora neza, imbaraga zikaza. Ibyo n'ubushakashatsi bwabigaragaje ku bantu bagiye batsinda icyo kigeragezo. N'ubushake bwo gukora ibintu by'umumaro burazamuka. Ku munsi wa gatatu uretse ububata, ariko ubwo si n'amashusho y'urukozasoni gusa, n'ububata ubwo ari bwo bwose. Ku munsi wa gatatu uretse ibintu byakubase, biva noneho muri mudu bikagera no mu mubiri. Hari ikintu wiyumva cyahindutse mu mubiri, mu mikorere y'umubiri wawe, akanyabugabo kakaza, ukumva ufite akabaraga, ukumva urasusurutse. Nyine frequences z'amarangamutima zitangira kongera zikazamuka, ugatangira kwikunda, ukava mu ipfunwe, roho yawe ikongera ikanezerwa, ugatangira gusinzira neza, ubwoba bukagabanuka. Ku munsi wa kane kugera nko ku munsi wa karindwi impinduka rwose ziba zigaragara cyane, ariko iyo ugeze ku munsi wa karindwi nibwo ibigeragezo bitangira kugaruka byo kongera gushaka kugusubiza muri bya bintu byakubase. Twarabibonye ukuntu Sekibi akora. Ku munsi wa mbere arakwihorera, uwa kabiri akakwihorera, avuga ati se uyu muntu ari seriyera, reka tureke turebe. Umunsi wa gatatu Sekibi tangira avuga ati nyamara wa muntu yagiye. Umunsi wa kane Sekibi ahita ahaguruka akavuga ati aho uyu ntabwo yaducika, araducika ajya ahita kohereza dayimoni wa mbere. Dayimoni wa mbere rero kubera akabaraga umaze kugira muri iyo minsi 4 uhita umukubita ishoti akagiriye. Ku munsi wa gatanu Sekibi arahaguruka agahita yohereza nk'abadayimoni nka 4 cyangwa 5, bakaza bakagushuka, bagasanga imbaraga umaze kugira nazo ni nyinshi, ukabakubita ishoti ukabajugunyiriye. Ku munsi wa gatandatu noneho Sekibi azana icyitwa batayo, uburyo ku munsi wa karindwi kugira ngo uzaharenge biragorana. Iyo uharenze rero biba birangiye. Icyo uba usabwa ni ukubisubiramo 3 ibyumweru 3, biba byamaze kukujya mu maraso. Ububata uba wawutsinze. Ububata ubwo ari bwo bwose nuko nkuko ubutsinze ni gahoro gahoro. Ububata ubutsindisha iki? Igisimbura. Ni ukuvuga iyo hari ikintu kibi ukuye mu buzima bwawe ugisimbuza ikindi, kubera ko iyo ukuyemo ikibi mu buzima bwawe ntugire ikindi gisimbuza, hahandi kivuye hasigara icyuho. Icyo cyuho nicyo Sekibi anyuramo rero. Uvuga iteka ryose ni ukuri ikintu kibi mu buzima bwawe hita ugisimbuza ikindi kintu cy'umumaro. Urugero, niba uretse nko kubatwa n'ibintu runaka bitari ingenzi mu buzima, hita ubatwa n'ibindi by'ingenzi. Hita ubatwa na siporo. Umwanya wamaraga uri kureba ayo mashusho igire muri siporo. Umwanya wamaraga uri mu kabari igire gusenga. Ubwo gusenga bisimbuye akabari, siporo zisimbuye televiziyo, igire muri meditation. Iyumvira inzu y'ibitabo, isomera igitabo. Ibintu nk'ibyo ngibyo niko ubundi ibintu byinshi ugenda ubitsinda. Noneho gahoro gahoro frequences zigenda zizamuka, ava muri frequences zo hasi ukagenda uzamuka ushiduka uri muri frequences zo hejuru, muri za 700. Noneho ugeze muri 700 Sekibi bakurebera hari abantu rega Sekibi batinya. Abo Sekibi babicisha uburozi kugira ngo akwice. Bisaba ko igihugu cyose kikugambanira, igihugu cyose kikakwiciraho kikakugambanira kugira ngo Sekibi bakurimbure. Hari abantu Sekibi yicisha uburozi, abo baba bari muri 700 kuzamura hejuru. Kubera ko umuntu woroshye cyane, ufite umutima woroshye, Sekibi amutegera ku karyoshye. Agutega inzoga, agutega ibiryo, agutega abagore, agutega abagabo, agutega nyine utuntu twa rugondi ihene duhita tukurangiza. Ariko hari umuntu uri muri frequences zo hejuru muri za 100. Uwo muntu Sekibi kugira ngo amushyikire nawe umusaba imbaraga. Niyo amuhanano yakamwica, ahita agenda yikomanga mu gatuza avuga ati nawe ndamutwaye, ndamurangije. Kuki wahera ikuzimu rero kandi ijuru rihari? Tekereza kabiri urebe uburyo wabihindura rwose.